abafite imbaraga nkeya cyane mu basindagize, abafite imbaraga basindagize abadafite imbaraga. Banyarwanda nimwe mbwira ng'abasaza n'abakecuru mubafashe, nimwe mbwira we, nimwe mbwira we, nimwe mbwira Abanyarwanda. Rasta none se abaturage bagosanga bakunda umuziki wawe cyangwa no kugushungera gusa? Sinamenye biba biri mu mutima wabo, ariko kuba baje ndabashimira. Jya muri kamera umbwira. Mbwira. Twe turabasanga ku zihe nkoranyambaga? Niho Murande 70. Ni ukuvuga ngo sani hayi naho. Yego, reka twumve uyu mwana icyatubwira. Umuziki arigiye nkumva uri murane sesemi. Okay. Rasta yego. Ndabyumva. Nugira impungenge abantu nk'abara ntibabura. Ntago babura. Muraturyohera rate. Urabaryohera. Wowe ngira wenda ntushaka kujya muri kamera. Nihe ndirimbo ya Rasta mu by'ukuri yagukoze ku mutima? Mazi yateke yagukoze ku mutima. Kuririmba amafaranga menshi wakiriye nangahe Rasta? Amafaranga yakiriye menshi ni 6,000. Ibihumbi ku munsi ntembera 6,000. Ni 6,000. Wayahawe n'umukobwa cyangwa hawe n'umugore? Ni ukuvuga ngo hari 3 nahawe n'umwana w'umukobwa aparitse imodoka. Wow. Noneho abandi ngenda nyahabwa n'abasaza n'abamama n'abakobwa n'abasore. Iyo ugira umuziki wanjye ntago nyine aba bakuze ko ari bo bawumva cyane. Ni umuziki wanjye aba batoya nibo bazawusanga. Kuki saba kuza bo batahumva, kuki utashyiramo ingeri zose? Abakuze imidiri amaboko ndagukunda ngahezere ibanire mwana w'amaboko adataboko ndagukunda ababyeyi barakumbaza ngw'inshuti mwe zirakumbaza imiryango ngirakumbaza mwana w'amaboko adataboko ababyeyi barakumbaza ngirakumbaza inshuti zanjye zirakumbaza mwana w'amaboko n'agataboko. Ababyeyi barakumbaza imiryango ngirakumbaza inshuti zanjye zirakumbaza mwana w'amaboko n'agataboko ndagukunda. Genda humbwirire abukwe bwose n'adatabukwe ko nzazana inkono kwe ndagukunda mwana w'amaboko ngaho genda humbwirire ngabavandimwe bose mwana w'amaboko n'adatabukwe ndagukunda n'amaboko n'adatabukwe ndagukunda. Aho ngwino twibanire twicarire hungura kuga ibere ababyeyi we mwana w'amaboko n'adatabukwe. Aho genda ngubabwire azana inkwano, aho genda ngubabwire ng'umusaza n'umukecuru mwana w'amaboko n'adatabukwe ndagukunda. Ngandimbira kakandi k'Imana. Ariko kiramo. Kakandi k'Imana shyiramo kakandi ko kuramya no guhimbaza. Nta kibazo. Twagiye? Iyo ndirimbo yitwa yewe ntama zazimye. Umushuti. Uretse dusubizemo ku karirimbo. Ndega. Aho ngaho dusubizemo. Mwishyure. Kora mu mufuko umwishyure. Ngwarahamagara mu butayu mu misozi ngwarahamagara mu bibaya ngwarahamagara yewe ntama zazimiye mugaruke Cyarashano kuri nira wanza ngorora umuho. ni
nimugaruke ku muremyi wabaremye ngo akabahamba ubuzima uwiteka ngo arahamagara ubutayo ngo arahamagara mu misozi ngo arahamagara yewe ntapfa akisi shyiramo akisi genda bakwishyura wakamesha bareka kwishyura twebwe genda bakwishyura oya nibakwishyura ngo wakamesha twagera siko come on play music gagiye ndagukunda nk'inka y'inyambo yankamiye ndagukunda nk'inka y'inyambo yankamiye nkiri muto we ndagukunda mukobwa we. Rasta, wow, very good. Of course, I'm telling people outside and inside of Africa. I'm with a traditional singer. If you are interested in what I'm doing, please subscribe and support him. He's singer, and he always needs your help. He always needs your support, wherever you are. Inside and outside of Africa, he is able to sing. If you think you can support his project, the gate is open, like I told you before. You can come in comment section, you can come in email, you can text us, you can send something to him. Rasta? Yo. No, uzakari mujya kuturirimbira. Nta kibazo. Ririmba karirimbo. Ushishikariza. Ibihugu bya Afrika kunga ubumwe. Mwana wagabanyije moteri. Ibihugu bya Afrika. Ubishishikariza kunga ubumwe nyine. Anyway, reka tureka kujya muri Afrika. None ririmba karirimbo, urumva? Genda shaka ko undirimbira karirimbo. Ushishikariza abanyarwanda kunga ubumwe, gusenyera umugozi umwe. Nicyo nshaka. Twagiye. Abanyarwanda ugiye kubashishikariza kunga ubumwe, sibyo? Abanyarwanda mufatanye murashoboye mufatanye mwese mushyire hamwe mugere kure mu mahanga hirya no hino mushyire hamwe ubumwe we Abanyarwanda mushyire hamwe Abanyarwanda muzuzanye mukundane kuko mwese muri bene Kanyarwanda mwese muri bene Kanyarwanda mushyire hamwe muzuzanye mugerewe kuri byinshi mugere hose mu Burayi bamenyewe ko dushyira hamwe Abanyarwanda mushyire hamwe mukundane kuko bose ngo urukundo niwe musingi w'ubuzima bwe Abanyarwanda abafite imbaraga nkeya cyane abafite imbaraga nkeya cyane mubasindagize abafite imbaraga basindagize abadafite imbaraga Abanyarwanda nimwe mbwira ng'abasaza n'abakecuru mubafashe nimwe mbwira Abanyarwanda. Rasta, none se abaturage bagusanga bakunda umuziki wawe cyangwa no kugushungera gusa? Sinamenye biba biri mu mutima wabo ariko kuba baje ndabashimira. Jya muri kamera umbwira. Mbwira. turabasanga ku zihe nkoranyambaga Ni Homeland 17. Ni ukuvuga ngo sani hayi tutabafana Gisupusupu mwumve Rasta gisupusupu ajya kuzamuka abantu benshi baramupingaga ariko gisupusupu urwego agezeho numwe mu bantu bamamariza imbuga nkoranyambaga zikomeye sibyo yamamariza Airtel
yamamariza n'abandi benshi cyane. Ese nk'uku nkuriya mwana yaje mu ndirimbo yawe akaguca intege akavuga ngo umuziki wawe umutera iseseme, ntabwo biguca intege ukumva wabivamo? Oya, ntabwo benshi intege, niyo seseme ibikenewe. Iyo seseme nayo ibikenewe kuko nayo bigomba kugaragara. Ubwo rero sinjya cika intege. Natangiye ndi mu cyumba, ubu ngewe ngeze mu mujyi wa Kigali. None uyu muziki wanjye watangiye Nyagatare, none ngeze mu mujyi wa Kigali. Iyo ugereranyije, uretse gato, uretse monsieur, turi mu kiganiro, iyo ugereranyije abantu bakunda umuziki wawe, sibyo, n'abatawukunda abenshi ni abahe? Kubera ko iyi njyana yanjye ni direre gakondo. Iyi njyana ni direre gakondo. Ngwino mbwire. Nago iyi njyana ni direre. Ngwino, kamya. Ngwino mbwire. Ngwino tubwire. Urawukunda? Indirimbo yawe ukunda kurusha izindi ni iyihe? Wow. That's so good. Hari igihe usanga acuranze nk'izi ndirimbo mu by'ukuri ugasanga rimwe na rimwe abantu ntago babyishimiye. Wowe ubyakira ute nk'abantu bashatse kumuca intege? Wow, urasa urumva ko rero hari abantu bakunda umuziki wawe? Wo magaceri abona ukuri. Ese amagaceri kuva watangira kuririmba amafaranga menshi wakiriye nangahe rasa? Amafaranga makiriye menshi ni 6,000. Ibihumbi ku munsi ntembera ncuranga nzengura ibihumbi. Abanyamoteri man. Aribwo bwa mbere. Ni 6,000. Ni 6,000. Wayahawe n'umukobwa cyangwa wahawe n'umugore? Ni ukuvuga ngo hari 3 nahawe n'umwana w'umukobwa aparitse imodoka. Wow. Noneho abandi ngenda nyabwa n'abasaza n'abamama n'abakobwa n'abasore. Umuziki wanjye ntago nyine aba bakuze ko ari bo bawumva cyane. Uyu muziki wanjye aba batoya nibo bazawusanga. Kuki saba kuza batahumva, kuki utashyiramo ingeri zose? Abakuze ini diriri gakondo. Urakoze ati ni diriri gakondo. Niba ari gakondo se kuki udashaka ko n'abandi bantu bayumva? Ndashaka ko bayumva, ariko bitewe n'ibyuma biba bihari, amatwi yabo bayarumva ibice bya byuma, inyungu akangaka bakabona nk'agati nyine, ariko ntabwo bazi biba birimo. Iyo turebye gitari yawe ndi kubonaho urufunguzo, keep quiet Petro mwisakuza, ndi kureba kuri gitari yawe nkabonaho urufunguzo, nkabonaho icupa, nkabonaho agati. Ibyo bintu bikorana gute rasa? Ibi bintu iyo ngize ntya byose bigenda bikomaho, n'akano kagenda gakomaho gutya. Nuwe muhanzi mu bahanzi nyarwanda, nuwe muhanzi ufatiraho icyitegererezo wisakuza? Umuhanzi ufatiraho icyitegererezo ni Gisupusupu. Ni Gisupusupu kuko ari we munyabigwi wabashe kuzamura impano. Ari Bruce Melody na Gisupusupu. Ninde ukunda kurusha abandi, kurusha undi? No kuvuga ngo nkunda cyane na Gisupusupu, niwe nkunda cyane birenze. Niwe nkunda birenze cyane. Mvugira ijambo ngo Bruce Melody. Bruce Melody. Gira ikintu umusaba. Bruce Melody nubwo mvuga ngo wenda ngo nkunda Gisupusupu cyane, ariko Bruce Melody nawe ndamukunda, ariko icyo namusaba ni ukuvuga ngo bari abahanzi bakuru bo baguma hejuru, ariko Gisupusupu nawe mvuga ngo ndamukunda cyane, niwe wageze mu rugo rwanjye. Nge mu rugo rwanjye yawugezemo, ayikura no kuri uyu muduri nkoresha. Aho umugisha. Aho umugisha, ariyo mpamvu muri Kigali ndi kuwukata. Yego rasa, iyo urebye ibihangano byawe uburyo ukora cyangwa se n'uburyo ugenda usangiza abanyarwanda aho umuziki, hari abakubona bakaba bagira ngo uri gukora ibintu by'abasazi cyangwa se ibintu bidafite injyana, ibintu bidafite icyerekezo. Ese mu by'ukuri abantu bagufata gute iyo babonye ibihangano byawe cyangwa iyo babonye uburyo ukoramo ibintu byawe? Barabyishimira cyangwa bakomeza kugufata nyine nk'umuntu rimwe na rimwe w'imburamukoro muri sosiyete nyarwanda? Dore ikintu ibintu bikunda kubaho cyane, ababyeyi, abamama, abasore, abamama, abasaza baravuga ngo Imana iguha umugisha. Ngewe aho nyuze bavuga ngo Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, ariko ngewe njya nibaza ngo ese nuko cyo bavuga Imana iguha umugisha, ariko ngewe mba nkeka yuko bangira ngo umuco udacika. Si ngombwa uyu mwana azaza azakura areba akanakabona, uyu ukabonye hano azava ati nge nabonye umuduri. Yego ariko si bo tukabitse yakabona. Nshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, nako bizana nta mpamvu nimwe atuma tutabikora. Niba ari ubwa mbere mugeze kuri rukuta mukora ibisabwa kugira ngo dutere imbere. Nishimye Imana Simeo, nari kumwe na
nitwa Sunny High. Sunny High niyo YouTube yanjye. Sunny High. Ndi kumwe na Ras Sunny High. Ras Sunny High ugira amara turuka kumana. Turagushimiye nitugucyana tuzongera tukubone. Muzambona nta kibazo mba ndi ready. Urakoze cyane. Urakoze.